nongeye kubasuhuza. Ndagira ngo uyu munsi dutandukanye tentative ndetse na grace period. Hari abantu benshi mujya mubyitiranya, ese ari tentative na grace period ikiba giteye ikibazo cyane ni iki? Ubundi grace period kuko niyo navuga ko ifite nanone ikibazo kiri hejuru cyane, kuko grace period ni igihe baba bagwaye, ni igihe cy'impuhwe nyine. Iyo bagwaye igihe cy'impuhwe, impuhwe zirangiye nyine hari igihe ibintu bikomera. Grace period rero bayiha umuntu utarabona, grace period bayiha umuntu utarabona KYC, utarakora immigration kugira ngo abashe kuba yakora ibyo bintu. Bivuze ko uyu muntu aba adafite KYC, aba adafite na immigration. Rero bakavuga ati uyu muntu reka tumuhe igihe cyo kuba yabikemuye, yabibonye ndetse yabisubmitinze. Bitandukanye rero na tentative ishobora guhabwa n'umuntu wabonye KYC ndetse na immigration. Bivuze ko tentative ni nk'igihano nanone nacyo baha umuntu utarakoze neza cyangwa se warengeje cyangwa se utarakurikije amabwiriza ya penal. Muri grace period KYC umuntu ntayafite na immigration. Mu gihe muri tentative bishoboka ko umuntu ashobora kuba adafite KYC cyangwa na immigration akaba ari muri tentative, cyangwa se umuntu akaba afite KYC na immigration akaba ari muri tentative. Impamvu rero muri tentative bayiguha kuko wibagiwe kumayininga cyangwa se utamayininza buri munsi, cyangwa se wahindaguye ibintu biri muri setting, ukaba wagenda muri profile ugahindura amazina, ukaba wakora ibintu bigiye bitandukanye, bigatuma system ibona ko konti yawe idafite umutekano, igahita iguha tentative. Muri kumva ko umwe nta KYC afite na immigration, undi wenda yarabibonye cyangwa se nabyo yabonye, ariko undi hari amategeko atakurikije ashobora kwitotuma, bamuha tentative. Ngira ngo birumvikana yuko tentative bayiha umuntu utubahirije amategeko agenga Pi network cyangwa se wasibye mining. Niyo mpamvu murambabwira ati mwaboneka ni mu mining buri munsi, kugira ngo batazaguha tentative kandi wari ufite immigration yawe, batazaguha tentative kandi wari ufitiye KYC yawe. Bivuze ko ikibazo kinini kiba kiri no ku muntu ufite grace period, kuko ni igihe kimwe nyine. Iyo izo mwe zishize nuko wabona ko utinze gukora KYC, ushobora gutinda gukora KYC kubera ko wabonye tentative, bigatuma bagukubita grace period. Ushobora gutinda gukora KYC kuko slot zidahari. Ibyo rero ni ibintu rero bisaba ngo ukore buri munsi, checking ko profile yawe, ni ibintu bisaba ngo checking profile yawe buri munsi, urebe ko ibyo bisabwa byose wabyujuje. Nyaboneka mujye mwibuka ku mininga buri munsi, niba guha KYC uzuze imyirondoro neza, aho utuye, wirinde kunyuranya n'ibyo washyize muri profile ufungura account. Shime rero buri wese ugenda ukora subscription n'abandi video, ngira ngo mubashe gusobanukirwa tentative ndetse na grace period mu magambo makeya. Ubwo rero abantu mufite grace period mugerageze rebe ko mwakora KYC na immigration. Murabizi ko kuri step ya 9 abashobora kuba baraguhaye KYC barana province, ariko step ya 9 igatinda. Ibyo rero bivuze ko ugomba gutegereza ugakora neza, cyangwa ngo ukandakira na support. Ubutaha rero tuzaganira ku bintu bijyanye na grace period neza ndetse na tentative neza tubirambuye. Ubwo rero mwibuke gukora subscription kugira ngo iyo video itazabacika. Nshimira mwese ukomeje kudukurikira. Imana ibarinde.